Nyuma yuko bamenya na Ketchup begukanye imodoka mu cyiciro cya People Choice, bamwe mu bakinnyi ba filimi bagaragaje ko ubutabikwiye kwigwa byo gutoresha abantu no kubaka amafaranga bikavaho, kuko icyo gihembo birangira kigiye mu ntoki z'ubifite kurusha ushoboye. Ibi byatangajwe na Clapton Kibonke utashimishijwe cyane no kuba bamenya ari we wegukanye iki gihembo. Iyi ni Showbiz News Rwanda, reka tunonosora akantu ku kandi turebe ngo byagenze bite kugiye imodoka yabwe bamenya, ese kandi kubera iki abakinnyi ba filimi benshi babyinubiye. Ibi abakinnyi ba filimi babigarutseho nyuma yuko bari bamaze ukwezi bajya gusabana n'abaturage babasaba kubatora, bikaba byarageze ku munsi wo kuwa gatanu nijoro amatora agiye kurangira. Abari inyuma bagashyiraho amajwi menshi akaba aribo begukanye igihembo nyamukuru cy'imodoka. Clapton Kibonke avuga ko icyiciro kitari kwitwa People Choice cyangwa se watoranijwe n'abantu, ahubwo cyagakwiye kwitwa Man Choice, ndetse atanga igitekerezo ko mu bihembo bitaha bazafata abakinnyi ba filimi n'abanyamakuru hanyuma bagahitamo umwe ukwiye kwegukana iyo modoka. Nyambo nawe yavuze ko ibihembo bya mashariki byari biteguwe byari byiza, ariko gutsinda igihembo nyamukuru bikwiye kwigwaho kuko uwifite ari we wegukanye imodoka, kuko habayemo kwitora ku rwego rwo hejuru kurusha uko abafana batoye bo ubwabo. Bitsutsu nawe yagize icyo abivugaho, yavuze ko impamvu yakoze cyane uyu mwaka ariko ntaboneke no mu bahatanye ibihembo bya mashariki ariko nta mafaranga yari afite, kandi amafaranga yari yagenerwaho kugira ngo umuntu atsinde. Buri kantu wari uri mu bahatanye mu cyiciro cya People Choice yavuze ko ku munota wa nyuma yatunguwe n'uko bamenya yitwaye ndetse n'uburyo bakubise inshuro, kandi yari amaze igihe kirekire mu myanya ya hafi uva inyuma. Ngenzi nawe avuga ko ku cyiciro cya People Choice atari hakwiye kuzamo amafaranga ngo abe ariyo ashyirwa imbere, kandi hari umuntu ushobora kugira amahitamo ye ariko nta mafaranga na make afite. Avuga ko kandi no mu gihe ayo mafaranga yabajemo batakwita ibihembo ahubwo byakwitwa ubucuruzi. Intarengore avuga ko kuba yatsinzwe yabyakiriye kubera ko bari mu marushanwa. Avuga ko iminsi 30 yose yari iri imbere ariko mu minota 20 ya nyuma mu kubita inshuro Ketchup maze ahita yegukana iki gihembo. Rufonsina nawe avuga ko atarenganya bateguye ibihembo bya mashariki kuko buri wese aba yateguye uburyo bwe, bityo kwaka amafaranga nta kibazo abibonamo kuko nabaye yafite yakwitora akegukana icyo gihembo. Nkuko kuva na kera Papa Sava yagiye abigaragaza, na n'ubu yongeye gushimangira ko kwaka amafaranga abaturage kugira ngo batore umuntu umwe aba ari we wegukana imodoka bitari bikwiye, ndetse avuga ko abatsindiwe ku munota wa nyuma bakwiye kumenya ko ari uko game iteje. Zaroba nawe yashimangiye ko iki gihembo gishingiye ku mafaranga gusa kuruta uko inyito yakimeze, kuko byagakwiye kuba ari amahitamo y'abaturage, ndetse na Aisha abibona mu buryo bw'uko ufite amafaranga ari we wegukana iki gihembo cy'imodoka. Uretse abo hari n'abandi benshi babibona mu buryo bw'ubucuruzi gusa gutanga igihembo, cyane ko abaza amafaranga agiye mu majwi ya Ketchup nawe amenya agera kuri miliyoni 35, kandi imodoka zifite agaciro ka miliyoni 26. Ubwo byumvikane neza ko nimba ari n'abandi bagiye bitora hatabuze miliyoni zindi 20 zasagutse zitwaye n'abangaba bateguye irushanwa. Ketchup nawe amenya bahembwa imodoka nk'abakinnyi ba filimi batoranijwe n'abantu cyane. Ngayo nguko rero nawe uduhe igitekerezo cyawe muri comment, ese ubona byari bikwiye yuko abantu bitora? Ndabakunda cyane, nitwa Florizi, nawe uduhe igitekerezo cyawe muri comment. Shout out.